turabaramukije 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 abe twari dukumburanye tuzasanga urukumbuzi mu nkike za Yerusalemu mw'ijuru tuzazana ikambuzi mu nkike za Yerusalemu mw'ijuru tuzasanga ikambuzi mu nkike za Yerusalemu mw'ijuru tuzasanga urukumbuzi mu nkike za Yerusalemu mw'ijuru uruwera mwami Yesu cyane uruwera mwami Yesu uruwera mwami Yesu cyane uruwera mwami Yesu uruwera tuzahaguruka tugende ku mirongo tuzahaguruka tugende ku mirongo umukiza nawe aturangaje imbere umukiza nawe aturangaje imbere marayika batwambika amakamba marayika batwambika amakamba tuzarangurura bikuza icyubahiro tuzarangurura bikuza icyubahiro dore abana bawe baragandagaje mana bamanurira imigisha 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 baragandagaje mana bamanurira imigisha baragandagaje mana bamanurira imigisha bawe baragandagaje mana bamanurira imigisha baragandagaje mana bamanurira imigisha itorero ryawe riragandagaje mana rimanurira imigisha itorero ryawe riragandagaje mana rimanurira imigisha itorero ryawe riragandagaje mana rimanurira imigisha baragandagaje mana bamanurira imigisha abizera bawe baragandagaje mana bamanurira imigisha baragandagaje mana bamanurira imigisha abizera bawe baragandagaje mana bamanurira imigisha Moriya we twaje we twaje gutera inkunga dufatanye urugendo abayobozi mwese twaje we twaje gutera inkunga dufatanye urugendo pasiteri we twaje we twaje gutera inkunga dufatanye urugendo uruwera mwami Yesu cyane uruwera mwami Yesu uruwera mwami Yesu ugira neza cyane uruwera mwami Yesu uruwera mwami Yesu uruwera cyane uruwera mwami Yesu uruwera Ziriwa mwisi ijoro rimwe ntabwo nzayiraramo uyu munsi umwe nziriwa mwisi ijoro rimwe ntabwo nzayiraramo
intabwo nzayiraramo intabwo nzayiraramo isi intabwo nzayiraramo isi intabwo nzayiraramo intabwo nzayiraramo isi intabwo nzayiraramo izabitewe n'iki Imana izabivuze izabitewe n'iki Imana izabivuze iyehe birarangiye 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 iyo ni Imana birarangiye 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 iyo ni Imana imbere birakomeye 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 hazavuga umugabo birakomeye 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 kandi mwitegure abimenyereje kare abimenyereje kare nibo bazambuka nubwo bizaba bikomeye nibo bazambuka nubwo bizaba bikomeye abamenshi b'ibishura mu maraso y'umwana w'intama abamenshi b'ibishura mu maraso y'umwana w'intama ariko ntibacogora ariko ntibacogora hazaboneka ibyivugo ku banesheje urugamba mu gihe cy'amakuba hazaboneka ibyivugo ku banesheje urugamba mu gihe cy'amakuba Stefano ati natewe amabuye ariko ndi muzima Stefano ati natewe amabuye ariko ndi muzima Yohana ati naciwe igihanga ariko naracunguwe Yohana ati naciwe igihanga ariko naracunguwe Petero ati nabambwe ncurabye none ndi kumwe na Yesu Petero ati umva nabambwe ncurabye none ndi kumwe na Yesu hazabi mundu nina hazabi mundu nina hazabi mundu nina ngawe bizera n'abarahiye hazabi mundu nina hazabi mundu nina hazabi mundu nina ngawe bizera n'abarahiye kandi mu rugo bukwe tuzaba tumwenyura tuzaba duseka bizaba binejeje twe tugiye gutaha ubukwe buzabera mw'ijuru kandi mu rugo bukwe tuzaba tumwenyura tuzaba duseka bizaba binejeje tuzagenda ducura bizaba birenze byose bizaba baragahebuzo ndorese mwene data waba witeguye gutaha ubukwe buri imbere ahangaha none se ubwo bukwe umbwira ni ubwanjye ubwo bukwe mubwira ni ubwa Yesu Kristo umwana w'Imana none se ubwo bukwe buzabera he ubukwe buzabera mu ndaro nziza ariyo sura nziza yo mu ijuru none se ahari uwo mukwe yaba yarakoye umfata ubwo bamwe bakora inka nziza cyane abandi bagakora amafaranga menshi cyane
Oyakoya amaso igiciro cyinshi ku musaraba. None se inshuti yanjye ko tuzi yuko nyuma kuko batanga invitation ahari yaba yaributse gutanga invitation. Uzafata igitabo cyitwa Bibiliya Yohana 3 ku murongo wa 4 uzasanga invitation nziza cyane. None se inshuti yanjye nanjye nizere yuko invitation yanjye yabirimo. Uretse we Amoni, uretse natwe Tangigihe, twese nk'abizera bamara n'isi yose yaduhaye invitation. Haleluya. Nawe invitation, wawe nawe invitation, twahawe twese invitation, tuza tatwese ubukwe. Jisite n'abazaririmba, Dodiye n'abazacuranga, nashaka n'abazaririmba, biza ababirenze byose. Umukwe n'umugeni we bazagenda baririmba. Umukwe n'umugeni we bazagenda baririmba. Baririmba uweruwe, nawe mwami mwiza gahore ku ngoma. Baririmba uweruwe, nawe mwami mwiza gahore ku ngoma. Badukoreye ibikomeye none natwe turagushima. Badukoreye ibikomeye none natwe turagushima. Tuzagenda tukimbagira, tuzagenda twivunagura, tuzagenda turirimba, twese hamwe bizaba binejeje. Tuzicara turirimba, tuzicara tugandagaje, tuzicara dusangirira twese hamwe ku meza amwe. Bizaba ari iby'imiba yemewe, bizaba agahebuzo n'ukuri, bizaba ari udutwengewe dusangira na Yesu we. Kumva tuzaba turirimba mwiza we, tuzaba ducuranga, dukoresha ikirenge we, tubyinisha umubyimba. Kumva bizaba ari ikinimba yemewe, bizaba agahebuzo n'ukuri, bizaba ari udutwenge we, dusangira na Yesu we. Kumva tuzaba turirimba, twese hamwe tuzaba ducuranga, dukoresha ikirenge we, tubyinisha umubyimba. O pasiteri nkwifurije nawe kuzabayo, namuyize nkwifurije nawe kuzabayo, nasabato nkwifurije nawe kuzabayo, nabisabo nkwifurije nawe kuzabayo, na Moriya tubifurije nawe kuzabayo. Tangigihe turi ifurije mwese kuzabayo. Zikaze mu bihe bishize twari mu karengane, twari mu ntambara. Zikaze mu bihe bishize twari mu karengane, twe twaratangiye turahunga turatakara, igihugu cyacu cyari cyuzuye intambara. Twe twaratangiye turahunga turatakana, igihugu cyacu cyari cyuzuye intambara.
migongo imitwaro ku mitwe icyo gihe cyari kibi cyane mana icyo gihe cyari kitugoye ariko mana we tugize agahenge turi mu mutekano ariko mana we tugize agahenge turi mu mutekano akanya gato tugize agahenge turi mu mutekano nagahe duhawe tugarukira umwami waducunguye nagahe duhawe tugarukira umwami waducunguye mwibuke ko abasore beza baguye mu ntambara abakobwa beza baguye mu ntambara abagabo beza baguye mu ntambara ababyeyi beza baguye mu ntambara none twebwe turacyariyo none twebwe turacyahumeka none twebwe turacyariyo none twebwe turacyahumeka Hirugirugi mana tuyivugirize impundu twishime twicuragire icyubahiro gikwiriye twishime twicuragire icyubahiro gikwiriye abakongomani twari twaratatanye twari twarahabiye kubera uburebundi maze imana dukorera bitera agahinda itiri muhurire ku musozi moriya turahuye turahuye Oh Yesu n'umunyamwe aradukunda n'umunyamwe Yesu n'umunyamwe yaraturejewe agaze cyane n'umunyamwe Yesu n'umunyamwe aradukunda n'umunyamwe Yesu n'umunyamwe yaturokoye n'umunyamwe azikaze cyane n'umunyamwe Yesu n'umunyamwe Yesu aradukunda n'umunyamwe Yesu n'umunyamwe Yesu n'umunyamwe aradukunda n'umunyamwe Yesu n'umunyamwe Gentlemen were singing indirimbo ya nyuma abasore baririmbye was about your history. yari iri kuvuga ku by'amateka yacu. I was wondering why the gentleman had the suitcase nandi kujya nibaza impamvu umusore afashe agakapu yikoreye and why others had the little children, impamvu abandi bafashe utwana dutoya, but he explained to me ariko namusobanuriye yuko that the song was talking about all of the turmoil ibyo twagiye duhura nabyo nuko Imana yaturiye and all of the tragedy imibabaro n'agahinda and all of the loss n'abo twabuze that you endured.
ariko ibyo byose twabivuyemo. But how God is faithful. Ariko Imana yakomeje kuba iyo kwizerwa. And how God has delivered. Nuko Imana yatuvanye hose. And how God has provided. Nuko Imana yakomeje kudutegurira ibyo kutubana. And how God has blessed. Nuko Imana yakomeje kuduha umugisha. And he said it was a song praising God. No tugashima Imana for providing for his people. Nuko Imana yakomeje kubana n'abantu bayo. Even though I couldn't understand the words. Nubwo bwose ntari ndi kumva amagambo muri kuririmba. I could feel the joy. Ariko nari kujya numva ibyishimo mufite. It was contagious. Ni ikintu kitagereranywa. I want you to know ndagira ngo mbabwire mumenye that everything that we have lost ibyo twabuze byose and everything that we have endured ibyo tutigeze tubona will be restored when Jesus comes again. igihe Yesu azagaruka tuzongera tubisubizwe mu izina rya Yesu. So I am celebrating with you. Uyu munsi ndi kwishimana namwe. Looking forward to Jesus' soon return. Kugira ngo dukomere turebe imbere ubwo Yesu agiye kugaruka. It is a pleasure to be with you today. My name is Pastor Furman Fordham. And I am one of our conference directors. I am from Nashville, Tennessee. But my mother was born in Louisville, Kentucky. My grandmother and my grandfather lived in Louisville, Kentucky. So I feel like I am home.